Ibyishimo, umunezero, amahoro, kugirwa neza n'Imana, urukundo rw'Imana ndetse imigisha Imana itanga, ibyo byose nibyo mbifurije aho muherereye, abakunda Imana n'abatarayimenya mwese muri rusange, kuko namenye ko ari Imana ivubira ababi n'abeza imvura. Ntabwo nasabira umugisha abakiranutsi gusa, emwe n'abanyabyaha nabo umugisha ujya ubageraho. Niko Yeremiya yavuze igice cya 12, yaravuze ngo Uwiteka we yomboranye nawe n'ukiranuka, ariko nkunda mubaze iby'imanza zawe. Kuki abakiranirwa bagubwa neza urabatera bashora imizi? Bivuze ngo Imana igirira neza abakiranutsi cyane, ariko n'abanyabyaha, kuko ari Imana y'urukundo, nabo ni abantu b'Imana, ntabwo Imana ibirengagiza. Nabo iyo igushije mu imvura mu mboga z'umukiranutsi, n'ufite urumogi, uretse wenda ko iwacu mu Rwanda tudahinga imogi, ariko n'ufite urumogi rw'ikiyobyabwenge nayo imvura igwamo, Imana ititaye kuba ari ikiyobyabwenge. Mu yandi magambo, ni Imana ivubira abeza imvura n'ababi ikabavubira imvura. Impamvu nanjye nta burenganzira mfite bwo gusabira umugisha bamwe abandi nkabihorera. Muri rusange, Imana iguha umugisha wowe unkurikira. Imana ikumere umugisha mama, iguha umugisha papa, iguha umugisha mushiki wanjye, Imana ikumere umugisha mukuru wanjye, muvandimwe aho uherereye. Reka mvuge ngo uri inshuti yanjye kandi murankunda Bigireherezo TV. Umunsi ku munsi ibyo nkora cyane, ijambo ry'Imana murarikunda, mukunda ijambo ry'Imana, mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Yesu ajya abamera umugisha. Rero munkundire tubanze tubasengere kugira ngo Mwuka Wera aze gushyigikira ibyo ngiye kubigisha, hanyuma kandi mujye mukunda ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, nta wera nkawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, kandi ijambo ryawe ni amazi amara inyota. Ijambo ryawe ni umutsima umara inzara. Ijambo ryawe niryo ryonyine n'indorerwamo twireberamo tukamenya uko duhagaze, kandi ijambo ryawe ni inkomezi. Iyo umuntu acitse intege riramukomeza. Turagushimiye ko watugeneye ijambo kugira ngo ridutunge, ridukuze. Muhabwe icyubahiro Mwana. Kandi Bibiliya iravuga ngo nta byaremwe byose bitaremwe n'ijambo, uretse umwana w'umuntu niwe wagezeho kubera urukundo rwinshi umukunda, umuha ubutware butandukanye n'ubwo ibindi biremwa byose. Umuha gutwara ifi zo mu nyanja, kuzitegeka. Umuha gutwara ibikoko byose byo mu ishyamba, kubitegeka, kubiyobora, kubera umuyobozi. Umuha gutwara inyamaswa zose. Muri rusange, umuntu wamuremye ukoresheje ubwenge, umutima, byose ubishyira ku mwana w'umuntu, kuko wavuze ijambo rikomera ngo mureke tureme umuntu ase nawe. Biravuga ngo mu ijuru inama ibaye gutyo, habaho yuko waremye, ariko ukarema umuntu umukuye mu mukungugu ngo akagira ishusho isa nawe. Ndagushimiye Mwami, wagize neza kuturema, kandi uturemera imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu sengeye umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka Wera naze ayobore iri jambo arimugezeho, kandi nanjye ngiye kuvuga mvugishwe n'Umwuka Wera. Imbabazi Imana zibe kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabashuhuje, ngize mugire amahoro. Mbabwire ngo muri inshuti zanjye, muri abantu b'umumaro, muri ab'agaciro, muri abakunzi bacu ba Bigireherezo TV. Uko bitakunda mwumva akanyoni wenda muruke nze mbarebaho muri buri muntu wese, mubwire ngo yambi muhobere. Ariko mu buryo bw'umwuka ndavuze ngo amahoro y'Imana nabe muri wowe, kandi imigisha Imana itanga nawe kugereho. Haleluya. Imana ikumere umugisha mama, Imana ikumere umugisha. Birashoboka ko uri mu modokari, birashoboka ko uri mu kazi, birashoboka ko wenda uniryamiye unarwaye, ariko uri kureba umugabo witwa Theoneste ndi siwo wa Bigireherezo TV. Kuki ubundi abantu bambaje ngo kuki iracano wagiye yise Bigireherezo? Nasomye ijambo ry'Imana ari mu mubwiriza, igitabo cya Salomo, yanditse cyitwa Umubwiriza. Yaravuze ngo igice cya 3, yaravuze ngo ibintu byose bigira iherezo, kandi ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Sanga rero hari igihe kijya kibaho, igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka.
donc mu yandi magambo niyo mpamvu iyi channel nayise Bigira Iherezo TV, nashingiye ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ibintu bigira iherezo ari ibigeragezo gusa, ahubwo ni buri kintu cyose kibaho kigira commencement, kikagira na determina, kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Ni muri ubwo buryo rero ni jyewe si wo wayo cyangwa se uyihagarariye. Ndagira ngo mbashimire, ejo bundi nabonye abasabu bamaze kuba 1000, ndavuga ati burya ngira abakunzi benshi, reka mushimire rero ukora subscribe, share, comment na like. God bless you. Mu gifaransa baravuga ngo que Dieu vous bénisse, mu cyongereza ni God bless you, mu giswahili bakavuga ngo ubarikiwe, mu kiganda bakavuga ngo katonda akwe mukisha, mu kirundi baravuga ngo mukama aguhe umugisha, mukama aguhe umugisha. Imana mwese ibarebe neza, Imana ibahe umugisha mwese muri rusange, muri inshuti zanjye, kandi ndabakunda. Aba diaspora muri inshuti zidasanzwe arajya bampamagara bakamubwira ati ni ukuri pe, ijambo tubyere atufashije, ibiganiro dushyiriraho, abatumirwa. Hari abantu mukunda cyane, umugabo witwa Baptiste Gahamanyi, Imana ijye umugisha rwose, afasha abantu benshi aho arereye. Ndanamushuhuje, ni inshuti yanjye, ni papa wanjye, umubyeyi. Imana imugisha, Imana imugisha umuntu wese ugira uruhare kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku isi yose. Imana ibamugisha. Nsuhuje famiye yanjye, nsuhuje inshuti dukorana umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR muri paruwasi ya Kabuga, ndetse ku itorero ry'Indera. Kuri iryo torero ndi n'umudiyakoni, ni umukozi w'Imana. Imana atugirira neza. So muri rusange kambaho ikaze mu ijambo ry'Imana, ndumva ibyo bihagije. Kandi mushimire Imana. Ndashimira Imana ko yampaye abana. Data yabyaye abana 12, njye nanjye ndumva maze kumukurikiza, maze kugira abana 3, kandi murabona ndakira umujeni. Kubyara birakomeje, sinzi nimba nzabyara 12, ariko uko umwami Yesu azadufasha ntabwo tuzahombera, Imana tuzayungura. Kandi numva nta kintu bintwaye, mbishimira Imana yampaye abana. N'utaramubonye nawe yihangane, nimba hari ikigeragezo kibi kibaho no kubura urubyaro, ariko mukomeze mubwire ngo Imana igufitiye imbabazi, kandi Imana iragukunda, nawe izakugirira neza. Munyemere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya 2, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cyaho cya 24, umurongo wa 17. Tugiye kuganira akantu gato gusa kavuga ngo kuzirikana ineza y'Imana. Kuzirikana ineza y'Imana. Ndaza kubabwira umumaro wo kuzirikana ineza y'Imana. Imana ize kumfasha. Turaza gusoma kandi muri Yesaya 6:3 umurongo wa 9. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuze ngo kuzirikana ineza y'Imana. Dusome Bibiliya. Bibiliya yavuze ngo umurongo wa 17, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cyaho cya 24, umurongo waho wa 17. Bibiliya yavuze ngo Zekariya aterwa amabuye bamuhoye kuvuga ijambo ry'Imana. Umurongo wa 17 aranditse ngo nuko Yehoyada apfuye, ibikomangoma by'Abayuda biraza biramya umwami arabumvira, bareka inzu y'Uwiteka Imana ya basekuruza, bakorera ibishushanyo bya Shera n'ibindi bishushanyo. Umujinya uza ku Bayuda n'i Yerusalemu kubw'icyo gicumuro cyabo. Nyamara Imana iboherereza abahanuzi kubagarura ku Uwiteka, bakajya babahamya ibyaha, ariko bo ntibatega amatwi. Uwiteka umwuka w'Imana aza kuri Zekariya mwene Yehoyada w'umutambyi, ahagarara haruguru y'abantu arababwira ati, uku niko Imana ivuze, niki gituma mucumura amategeko y'Uwiteka bikababuza kubona umugisha? Ariko rero mwaretse Uwiteka, nawe nicyo kizamutera kubareka. Baramugambanira, bamuterera amabuye mu rugo rw'inzu y'Uwiteka kubw'itegeko ry'umwami. Uko niko umwami Yowasi atazirikanye ineza Yehoyada se wa Zakariya yamugiriye, akamwicira umwana. Ubwo yapfaga aravuga ati, Uwiteka abirebe abyiture. Imana nidutabare.
uyu murongo uvuze ngo uku niko umwami Yowasi atazirikanye neza Yehoyada se wa Zakariya yamugiriye akamwicira umwana, ubwo yapfaga aravuga ati Uwiteka bireba agira ate abyiture. Dusome Yesaya, tumwabwire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 63 umurongo w'9. Haranditse ngo yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika wari imbere ye yajyaga bakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera, ariko baragoma bababaza umwuka we wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Imana nidutabare. Tuganira ijambo rivuze ngo kuzirikana ineza y'Imana, cyangwa se kongera kwibuka ibyo Imana yakoze, tukabiha agaciro, twarangiza tugakora icyo Imana idusabye. Cya kabiri, ndumva ashaka kongera kugukumbuza kwibuka imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ndashaka kubanza kukwibutsa ibyo Imana yagukoreye mu minsi ishize, nkwibutse n'ibyo Imana yagukoreye uyu munsi. Kabiri, biraza gutuma uza guha agaciro n'ibindi Imana izakora, kuko niba hari ikintu kibaho kibabaza umubyeyi, iyo umubyeyi afashe ikijumba akagiha umwana agahita amuva imbere atamubwiye akantu kamwe kitwa murakoze gushimira, uyu mubyeyi niyo mwongeye amwongera ariko amwita umwana w'ingayi. uyu mwana bari icyo bita ingayi. Kabiri, iyo umuntu mu kinyarwanda, iyo umuntu bavuze ngo agasozi kamanutse inka kazamuka indi, bisobanuye iki? Biravuze ngo niba umuntu akugiriye neza, cyangwa se niba umuntu aguhaye, nawe utegetswe kumwitura, icyo bita inyiturano. N'aka kantu ko nyine nshaka kubabwiraho kavuga ngo kwitura Imana, kuzirikana ineza y'Imana, ariko twamara kwizirikana ntibimubwira, ahubwo tukitura Imana dushingiye ku byo yadukoreye. Haleluya. Kuzirikana ineza y'Imana, twarangiza ibyo yadukoreye, natwe tugafata initiative cyangwa se icyemezo cyo kuvuga ngo Mana, waturinze gupfa, waturinze gupfakara, waturinze kubura urubyaro, waturinze kwandagara. Doka mu yandi magambo, nta kintu kibaho cyose utaturinze, reka natwe tukwiture. Dushaka kuza kukwibariza wowe, ni inyiturano ki witura Imana? Ese kuko umuntu mu Rwanda tugira umuco mwiza, iyo umuntu akugabiye inka utegura igihe cyo kujya gukura ubwatsi. Wowe Imana ishingiye ku byo Imana yakoze, ugashingira kuntu mu gitondo ubyuka bikemera. Hari abandi ubu ngubu baryamye bikanga, bakaba ari hafi za Rusororo, bamwe bari kubashyingura aya masaha tuvugana. Ubu hari abantu imva zasamye bari gushyingura, bari gushyiramo amasanduku. Wowe Imana yakurinze, watanze iki? Kabiri, iyo ushingiye ku bintu Imana ikora, ukajya kubona ukabona abandi baraburaye. Harimo abantu barara ubusa muri iki gihe benshi bitewe n'ubuzima, ariko wowe ukabona urariye, ushyize inkono ku ziko, umuceri urawurya, akawungu urakarya, ibirayi urabirya, ibitoki ukabirya, ibintu byose biribwa, emwe n'inyama. Imana yaguhaye n'amenyo 32 yo kurya, urahekenya bikemera, urakacanga bigakunda. Hari abantu bari kurira muri sonde kwa muganga, hari abantu kwasama byanani. Ariko iyo utekereje wumva n'iki twakwituriye Imana, ibintu bidukoreye. Ndashaka ko tuza kuganira, tugizanye ukuri, ni inyiturano ki twitura Imana. Ese wowe iyo utekereza mu bihe byashize twagize amage muri iki gihugu cyacu, tugira ntabwo ari amage gusa, ni n'amahano yagwiriye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tubura abacu muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Muri kiriya gihe nari umwana mutoya, nari mfite imyaka igeze mu myaka 7 cyangwa 6 nimba mbyibuka neza. Ntabwo nari mukuru cyane, ariko kandi urumva umwana w'imyaka 7 nta kintu abazi cyane, ariko nta nubwo muri mamuwariye hari ibyo abareba bikajya mu mutwe. Ndabyibuka duhunga, nagiye nikoreye umusambi, twahungiye ahantu bita i Burundi. Tugezeyo tumaze kwambuka uruzi,
abari bamaze gusigara inyuma bari kwambuka bakajya babatema bajugunya mu ruzi. Ndibaza ngo kuki twebwe Imana iturokoye iturinze, kuki wowe Imana yakurinze ikakurinda ntibagutema bagushyire muri urwo ruzi, kuki wowe utapfuye kiriya gihe Imana ikakurokora. Tugeze mu Burundi mu buhungiro cyangwa se niyo za Kongo ahantu henshi hatandukanye Imana yagiye iduhungishiriza, ari abantu baryaga ibyo kurya birabananira bakajya barwara amacinya bagapfa. Abantu bazi icyo bita indwara yitwa amacinya, nabonye abana bapfa bishwe n'amacinya. Wowe Imana irakurindira kuzigama. Kabiri, Imana idukurikiza ibigori n'impungure by'impungure, tukajya turya ibigori, tukarya ibyo bita iminyeganyege, tukarya bakabitekesha amavuta yitwa usa, United States of America aturutseyo, tukarya sosoma, tukanywa igikoma cyiza turiyo, tukarya za biswi, tukajya kubona tukabona Imana iduhaye Imana, tukarya tutazi aho biva kubera ubuntu bw'Imana. None igihe tugezemo Imana yaraturinze. Ni ukuri nashaka kubanza kubibutsa, ntabwo nashaka kujya mu mateka, ariko nashaka kubanza kukwibutsa ibintu byose Imana yaturinze. Tugize umugisha tubona turahingutse, tugera mu gihugu cyatubyaye, turongera ubuzima buratangira, turaryama tugasinzira. Ejo bundi hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze rikomeye, aravuga ngo Banyarwanda mugende muryame musinzire. Yarishingikije ku mbaraga z'Imana, ariko kandi si n'imbaraga z'Imana ubwayo gusa, nabo hari abagabo barara bahagaze kugira ngo usinzire. None buracya mu gitondo ntiwibuka ko hari abantu babimeneramo n'amaraso, bakemera kurara ijoro n'amanywa, bakarara badasinzire kubera wowe Imana ikakurinda ikoresheje abantu b'Imana. None wowe ugeze mu gihe uri kwitura, n'iki nicyo nashaka kukubaza, ni imyiturano ki uri kwitura Imana? Najya muri byinshi, ariko reka tugaruke, ni imyiturano ki twituye Imana? Ko abandi bize bagacikiriza amashuri, ko wicaye muri biro bimeze neza urakirika suri bikagenda. Hari abandi bagize gutya barangije babatera amada, bamwe kwiga birabananira. Ntabwo ari uko batabishaka, ariko byarekuye batazi. Ese tubwizanye ukuri nk'abantu b'Imana, iyo Imana ikurinda impanuka kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ukaba uri mu modoka ukagenda bikemera, mubwize ukuri bantu b'Imana, mutekereza ko nta bandi bapfuye? Ese nimba Imana iturinda impanuka uko bwije uko bukeye? Ejo bundi hari igitangaza cyambayeho. Hari ahantu nagiye gusenga, ngeze mu rugo nsanga umwana wanjye yishyizemo ibishyimbo mu mazuru, byagiye biragenda. Mfata umunwa nshyira ku mazuru, ndakurura byagakuza. Nangiye gusenga, umwana ararira, mu kurira k'umwana mbona igitangaza cy'Imana. Jye na madamu biraducanga, tuyobirwa ukuntu bigenze, ibishyimbo biva mu mazuru y'umwana, biribwiriza, bivamo, birisohora nk'umuntu ugisunitse. Ndavuga ngo Mana, ko ni ukuboko kwawe, mbese ntabwo ituro ry'ishimwe mu mutima. Ariko niba umusenga mu materaniro ndagenda nshimira Imana, ntabwo ituro kuko narabigambiriye. Ndavuga ngo Mana, ikintu wankoreye ikagushimire. Ndagenda afata ituro ryanjye, sinabibwiye madamu uko ringana, ariko kuko byari bindi mu mutima nabikoze. Ndagenda, niyo cyaba 1,000 cyangwa 2 cyangwa 3, niyo yamwe byaterwa n'agaciro wahaye Imana ibyo yagukoreye. Ndagenda afata ituro ry'ishimwe, ndagenda ashyira mu giseke cy'ituro ry'ishimwe. Ndavuga ngo ndagushimiye Mana ko ngendeye umwana kujya mu bitaro. Hari ibintu Imana iturinda ntitubihe agaciro, no kubuhumeka uyu mwuka ubwawo nabyo ni iby'agaciro, wakakwiye kurezona, kubitekerezaho. Haleluya. Muri ibi byarengera ngo ntacyo watanze mwana wa Adamu, byatumye urindwa bigezeho, menya ko ari ubu ntuwagiriwe, maze nawe ujye ushima iyo Mana. Sinzi kuririmba, ariko gushimira Imana ni byiza, kongera kwibuka, kurokonesa, guha agaciro, kwibuka ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe.
haleluya, haleluya. Turi Burundi mu nkambi, hari inkambi batwitse irashya ahantu bitaga za Ruvumu. Inkambi irashya, abantu bahiramo, abana barashya, batwika ibintu. Donc ibintu by'abantu birashya byinshi, n'abantu barashya barapfa benshi. Burende yacu tugize umugisha, umuriro bawuzimya utarageraho, n'abandi bantu turokoka turi abantu bake nka 800, ariko bamwe barapfuye barashira. Mbabaze n'iki twatanze? Ndagira ngo ukurure urebe Imana igukorera ubukwe mu muryango wawe, ari wowe wenyine ukoze mu bukwe. Kabiri, kurura kuntu wize ukaba wararangije na kaminuza, sifa kwa Mungu. Tekereza kuntu wicaye mu kazi, abandi barakabuze, baradepoje, diplome ziraryamye, ariko wowe Imana ikucaje mu kazi. None inyiturano ni inyiturano ki? Ese uri kwitura Imana kujya mu masabuna, kwirirwa wambaye ubusa muri sawuna? Uri kwitura Imana kwambara ubusa, amabere akagenda agarabye gutya? Niyo nyiturano. Uri kwitura Imana kugenda ugaragaza ibibero? Ejo bundi nagiye mu gihugu kimwe, navuze mbona ko abantu bambara ubusa ku mugaragaro, ubusambanyi bw'indengakamere. Nibaza niba nta kintu Imana akorera abantu ku buryo bayitura ubusambanyi ku mugaragaro. Abantu banga kubwizwa ukuri, ariko ntabwo ujya nzaza kuri social media mvuga ubusa. Nzabwira abantu ukuri bakumve, no ndi kwigisha iwacu cyangwa se n'ahandi. Mba numva navuga ukuri, simpombera Imana, nkagirira Imana umumaro, kuko Imana yangiriye neza. Mu bihe byashize nagize ikigeragezo gikomeye, narabwije ubundi soza ndi kwigisha kuri YouTube hano kuri Bigerezo TV. Nababwiye ukuntu namaranye na madamu amezi 8, madamu arapfa, apfa asize uruhinja rw'amezi 7 ruri muri kuveze perimetre, umwana utajya igihe w'1,600. Imana imusanga muri kuveze iramurera, inyigisha ubwenge, nitwa umugore, niga guheka, niga kurambika, byose ndabishobora. None Imana yamukujije, amaze kugira imyaka 7, nindangiza njya gukina n'ibyago, shingiye ku Imana ndinza amarira, kandi ndagupfusha umwana, kandi ndagupfusha n'umugore, umugore akagenda ariko umwana akabaho. Nirirwe nyine n'ibya nyiturano ki? Nabwiye Imana ngira ngo Mana, ibintu nkora nanjye nzakwitura, nzagerageza kukubaha, sino kugerageza kuza nzabikora, ndabizi nzagerageza, nzakubaha, umwuka nushaka uzashiremo kubwo kukubaha, wenda nzarinde pfa nyikubashe. Haleluya. Niko Saduraka na Meshaki na Abedenego nabo bavuze, bari mu kibaya cyitwa Turu, hariya bari bahari umugabo bita Nebukadinezari, umwami Nebukadinezari abatinyisha icyo bita umuriro. Barangije baramubwira ngo, mwami, turabizi ko mu maso y'Imana nta cyaha dufite, ndetse no mu maso yawe. None widuteza ubwoba ngo nuko umuriro mutanwa ryengejejwe karindwi. Bavuga ijambo ryiza, baravuga ngo twebwe Imana twakurikiye turayizi, ni Imana idashobora kudusebya, ni Imana ifite ububasha n'ubutware. Haleluya. Baravuga ngo turayizeye, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro Nyagasani. Bavuga ijambo ryatumye Imana ikora ikintu gikomeye. Baravuga ngo kandi nayo itadukiza. Haleluya. Twebwe ntabwo twakunanira ibishushanyo, twubasha Imana, twabanye Imana itabara, ntabwo twakubarara ngo tujye kongera kuramya ibishushanyo. Mwami, niyo itadukiza ko twapfa tukiyiringiye. Iri jambo ryateye Imana gukora. Ngo babajugunye mu muriro, ngo basangamo marayika yagezemo. Ntabwo ari marayika yaje, ngo ibi byateye Imana. Yesu Kristo ngo ari mu ijuru, yumva abahungu bamuvuza neza, bavuga Yesu neza. Hari igihe umuntu avuga Yesu neza akiyizira, Yesu ntiyongera gutuma marayika. Hari igihe Yesu azubwe, muvuge ngo amina ahantu herereye. Bibiliya ivuze ngo aba bahungu uko ari 3, Saduraka, Meshaki na Abedenego, ntabwo ari nabo masizazi yabo, aya nayo babahimbye nyuma. Haleluya. Ngo bageze igihe ngo babajugunye mu muriro, ngo basangamo Yesu yagezemo. Kubera bahamishe, bibutse neza ya Yesu, baramuhamya, bamuvuga neza, ntibigeze bamujyana mu kabari bamwandarike, ntibigeze bamusebya, ahubwo bamuvuze neza Yesu. Yesu ubwe iyo umuvuze neza, iyo ukiranutse ahereye n'ayaterereye, Yesu ubwe niwe yizira gutabara. Ngo bamaze kumuvuga neza, Imana ishimwe, ngo Yesu agezemo, ngo umugabo bita Nebukadinezari ngo arahengeza, ngo arebye, ngo aratangira kugira iyerekwa, ngo aravuga ngo ntitwajugunyemo abagabo 3. None ko mbona mu wa 4
mumbwize ukuri mwese bankurikiye, uyu Nebukadinezari ni iki cyamubwiye ko iriya shusho y'uwa kane ari umwana w'Imana? Yabibwiwe n'iki? ni ubwo yagize iyerekwa wabona ubwiza budasanzwe ahita avuga ijambo rikomeye aravuga ngo kandi ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Uyu mwana w'Imana ni Yesu wari wiyiziye. Iyo umuntu azirikanye neza Yesu akamwubaha akamwubahisha niyo ageze mu bikomeye ntabwo Yesu yohereza marayika, ahubwo Yesu ubwe yizira aza mu kibazo cyawe. ndagira ngo ujye uzirikane neza Imana. Muvuga ngo amen. Dusomye inkuru z'umugabo bita Yehoyada. Uyu yari umutambyi, niwe wimitse umwami Yowasi. Uyu mwami Yowasi batwigisha muri Torah batubwiye ko yimye, na Bibiliya irabivuga, afite imyaka 7. Niwe mwami muto cyane mu Bisirayeli wimye ingoma cyangwa yagiye ku butegetsi afite imyaka mikeya. Mu gihe cyose Yowasi yabaranye na muzehe Yehoyada, uyu musaza yari afite umwana witaga Zakariya. Uyu Zakariya yari umuhanuzi w'Imana, ariko muzehe hashize iminsi Yehoyada amaze gupfa. Ngo Yehoyada apfuye, hanyuma apfa, ariko kandi yaramaze gukora icyo Imana yavuze. Yaramusabye ko azimika uwo bita Yowasi. Imana ishimwe. Yowasi ngo agera ku ngoma, ageze ku bwami, ngo arangije, ngo akiri kumwe na muzehe Yehoyada, ngo yajyaga akora ibyishimwa n'Imana. Ngo akabonye muzehe apfuye, aravuga ati wambangamira garagiye, reka nawemerere ubutinganyi basi, reka nemerere abasambanyi, reka nemerere ubujura, reka nemerere byose. Ngo arabyemera byinjira mu nzu y'Imana, ngo bakuraho icyotero, bakuraho ibicaniro by'Imana, ngo bakuraho ahera y'Imana, bakajya bakora ibyaha no mu nzu y'Imana. Donc Yehoyada yarapfuye, noneho uyu mwana usigaye ari ku bwami, ngo arangije ngo akajya akora ibyo yishakiye. ngo arangije ngo Imana irababara, ihagurutse umuhanuzi, umwana wa Yehoyada bita Zakariya. Ngo aramuhagurutse, ngo Imana ihagurutse Zakariya, aramubwira ngo uzambwirire Yowasi ko muhaye ubwami. Ariko nubwo ageze ku bwami ntabwo akoze ibishimwa n'Imana. Nibyo Yehoyada we warankoreye, ariko umwana wimitse ibyo ari gukora ni bibi. Reka mbabwire, ibi bintu biragoye kubyumva no kubikumvisha, ariko utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Inshuro nyinshi utazaganira n'umubyeyi ngo umuhe agaciro aba babyeyi b'abasaza b'itorero, abayehova babita abasaza b'itorero, ndetse natwe muri ADEPR n'ahandi hose. Na Dr. Apotre Gitwaza yigeze kubivugaho, avuga ijambo rikomeye avuga ngo mujye munyita papa, mujye munyita umubyeyi, kandi mu buryo bw'umwuka ni nabyo umuyobozi wawe akwiye kumuha agaciro. Umuntu ukuvuganira, umutambyi, aba ari umuntu ukomeye burya. Ariko usanga ikibazo dufite abakristo b'iyi minsi, twamenyereye, twahutse abayobozi bacu, twubahutse abakuru b'itorero, nta gaciro tukibaha. Ariko muzehe we Yehoyada bari bakibana n'uyu mwana Yowasi, ngo yamuha agaciro, ariko amaze kubona ko muzehe yapfuye, ngo atangira gukora ibyangwa n'Imana. Imana itihagurutse umuhanuzi bita Zakariya, umwana wa Yehoyada. Muramubwira ngo ihute umbwire Yowasi, mubwira ngo ibintu ukoze ntabwo ari byo, ibyo yawe uri gukora mu gihugu birambabaje, ntabwo wakakwiye kwemerera ibyaha, ngo kandi kubera iyo mpamvu igihugu kizabona umuvumo. Ngo abyumve Yowasi, ngo atanga itegeko, kuko yari yamaze kwandura umutima, ngo ahita amugambanira, ngo baramugambanira. Biba bivuze ngo baramugambanira, atanga itegeko ryo kumutera amabuye. Ikintu cyambabaje kinakomeye muri Bibiliya ni iki cyatumye bamuterera amabuye mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Iyo bivuze bamuterera ahandi, ibi birasobanuye ngo iki? No mu nzu y'Imana harimo ibibazo byamaze kwinjiramo, ndetse aya mabuye mu buryo bw'umwuka ni amagambo aba ari mu bantu b'Imana n'ubugambanyi. Ngo baramugambanira mu nzu y'Imana. Tekereza aho batigeze baha agaciro ngo bazirikane neza y'Imana, bagafite ubugome, bagafata ibintu by'ubugome, bagakora ikosa, bagatera umukozi w'Imana, bakamuterera amabuye mu nzu y'Imana. Ngo baramugambanira, akagambanira ako kaje ubu, ngo baramugambanira, ngo bamutera amabuye mu nzu y'urugo rw'Imana. Ngo bamaze kumutera amabuye, ngo avuga ijambo rikomeye, ngo Zakariya ari gupfa, aravuga ngo Uwiteka birebe abyiture. Iyi nyiturano kubera iki? Biravuze ngo uko niko Yowasi atazirikanye neza Yehoyada se wa Zakariya yamugiriye, akamwicira umwana. Uyu mwana ari gupfa, aravuze ngo ariko data ko yagiriye neza. Ni nawe yakavuze ngo uwimye nyiturano koko.
n'ibintu Imana imukorera, Imana imugejeje mu biryo, Imana imuhaye akazi, niyo nyiturano ajya gusambana, yirirwa asambana. Hari umwuka waje mubi uvuga ngo Kigali wishaya cyangwa se n'ahandi ngo wisheye, ibintu byose wisheye, gusangira. Uyu mwuka waradutse ku rwego abantu nyine ngo ni ukubaho mu munezero basangira, ariko ibyo basangira ni urupfu, ni ibyaha. Ibyaha biravuga ngo ibyaha ni urubori, kandi urwo rubori iyo rukuriye haba hageze igihe cyo gupfa. Uku rero abantu bakomeje kutazirikana ineza y'Imana, bagakomeza gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, biraza gutera Imana uburakari. Imana ikora ibintu itari yatekereje. Kubera iki? Dusomye Bibiliya Yesaya hanura, iravuze ngo Imana yababaranye nabo n'Abisirayeli mu mibabaro yabo, ngo Imana yohereza marayika ngo akajya agenda baterura, bagera mu bibazo Imana ikabaterura, bagera mu bigerageza Imana ikohereza abamarayika, ngo imibabaro yabo ngo no mu bibazo byabo ngo Imana ijya ibajya imbere, ngo urukundo rwe n'imbabazi ngo nibyo byamuteraga kubacungura iminsi yose, ngo hashize akandi umurengwe urabica. Akababwira ikintu tuzize benshi ni umurengwe. Imana ikurinda umurengwe. Nushaka guhita unyanga kuri Bigiye Steve, ariko reka mubwire, umurengwe wisha abantu. Hano barabona akazi, kwitura Imana wenda amaturo, cyangwa se kwitura Imana gusura abarwayi, kubafasha, imfubyi n'abapfakazi. Umuntu akarara ubusa, wowe ufite amafaranga, ufite ubushobozi, umurengwe ukagutera ugafata tike y'indege ukajya gusambana Dubai. Uwo ni umurengwe. Uwo ni umurengwe utarayabona niwajyagayo. Kandi Imana ikugira neza, ntabwo Imana amafaranga iguha ari kujya gukoresha ibyaha. Uwo ni umurengwe. Biravuze ngo uyu Zakariya aravuga ngo ubwo yari gupfa ngo Uwiteka bireba byiture. Hari inyiturano rero Imana izitura umuntu wese wakoze ibyaha. Hari inyiturano Imana izitura. Bibiliya muri umubwiriza gice cyawo cya 12 nicyo cya nyuma, umurongo wawo wa 14, hari ijambo rivuze ngo kuko Uwiteka azazana imirimo yose mu mazi, ari igihishwe n'iki, ari ikibi n'icyiza, byose Imana izabiterura ibizane mu mazi. Hari urubanza rushingiye ko abantu banze kuzirikana ineza y'Imana. Dushaka ko tuza gufata akanya ko gusenga ngo Abisirayeli Imana bagirira neza, irabaterura ibarenza covid, ibarinda ibigeragezo, ibarinda inzara, ibarinda gupfusha, ibarinda impanuka, ngo ariko baragoma bababaza umwuka w'Imana. Nusoma kiriya gice Yesaya 63 umurongo wa 9, uraza kujya ku murongo wa 10, uraza kuhasanga inkuru z'uko Imana nayo ubwayo yafashe icyemezo. Biravuga ngo Imana ngo irangije ngo imaze kubona ko bababaje umwuka wayo wera, ngo Imana ihita ihinduka umwanzi wabo, ngo ifata icyemezo cyo kurwana n'Abisirayeli kubwo kutazirikana neza ko Imana yavunitse imvune. Elasitoke shasti forewa talas enome. Imana ishimwe ko Imana yagutanze akayabo k'imbaraga, ko Imana yakoze ibintu bikomeye kugira ngo wige, ikakurwanira intambara bohereje amahembe, kwiga byari byarakunaniye ariko Imana iragufasha, mu kazi byari byaranze bagiye kukwirukana Imana ikagicinga ikibaba n'ururacyakarimo. Imana yabonye igiye gukora impanuka, Imana ifata imodoka ifunga feri, Imana irabikora ikurinda kwicwa n'impanuka. Tuyitura iki? Nyiturano ki? Mu mwanzuro dushaka gufata, munyemere tuzirikane neza y'Imana, dukora ibyo Imana ishima, hanyuma nibyo Imana bizayitera kutubabarira, kutugirira ibanga. Igice cyaho cya 3 cya Yona umurongo waho wa 10, biravuze ngo Imana irebye imirimo yabo ko bahindukiye bakareka ingeso zabo mbi, ngo irigarura. Imana ifite uburakari kubera ko abantu bananiwe kuzirikana neza yabo, ariko Imana arakwigarura kareka uburakari yari gufitiye bw'inkazi. Munyemere dusenge, twinginga Nyiribambe atugirire imbabazi, naturakarire by'igihe kirekire, ahubwo tugirire imbabazi, yongere tugirire neza. Nkundira dusengane Imana warankurikiye. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana ikumere umugisha, ntukabure amavuta
y'Imana, ntukabure umugisha Imana itanga. Dusenga n'Imana ariko uzirikane ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, bigutere kubaha Imana no gukiranuka. Uri nyir'impuhwe, uri nyir'ibambe n'ihumure, nushimirwe imirimo yawe. Mwami Yesu, sengera umuntu wese warukurikiye iri jambo ryawe kuri Bigire Iherezo TV. Mana, reka abantu bakore subscribe, share, comment na like, ndetse ubutumwa bugeze ahantu hose, isi yose imenye ko dukwiye kongera kwibuka ibyo wadukoreye. Abo warinze gupfa, abo warinze guseba, abo warinze kwandarara, abo wakuye mu myobo, abandi munsi y'amavetiveri, abandi munsi y'ibiti by'amapera, abantu bagiye barinda impfu nyinshi, abandi Mwami wabarengezaga amabariyeri. Imana wagiye ukora ibintu bikomeye, by'umwihariko twebwe Abanyarwanda turakwibutse kuba tukiriho. Ntabwo ari uko twarushaga abandi agaciro n'ubwiza n'ubuntu watugiriye Mwami, ntabwo abacu batambutse aricyo twabarushaga, ni ubuntu bwonyine watugiriye. Yesu we, ntuhabwe icyubahiro. Rero ndasenze dukomeze tuzirikane ibyo yadukoreye, kuba tugihumeka, ineza yawe ikomeze ibe mu mitima yacu. Bamwe baguze amamodoka, abandi bari mu mazu yabo, abandi Mwami bararangije kwiga, abandi ntabwo twabona ikintu tugushimira, ahubwo tugushimiye mu mitima yacu. Turumva dushaka gukora ibyiza kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero tuzasanga tutari mu byaha, ahubwo tuzasanga turi abere. Ngaho dufashe Mwami, iki cyumweru cyose tugiye gutangira uhereye ejo kuwa mbere, nk'uko Imana azabane natwe kuzageza uku kwezi tukurangije kwa kabiri n'ukwa gatatu, kuzageza mu kwa 12 tugikomeje kukubaha. Uzaduha imbaraga zo gukiranuka. Urakoze Mwami, ntukabure icyubahiro Mwami. Isi yose ihari, hari abantu wagiriye neza, tuguhaye icyubahiro mu mitima yacu yo kukubaha no kukubahisha Mwami. Urakoze, mwere umugisha umuntu wese wari utwumvishijeho ari kudukurikirana, kandi abarwayi bakize. Ntukabure icyubahiro Mana. Urakoze, tuguhaye ishimwe mu mitima yacu. Urakoze, komeza udufashe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka mbashimire, mbasaba ikintu kimwe, nimwumve ijambo mujye musengera Imana ishoboze ime kamera, kugira ngo ibintu ndumva ashaka gukora cyane. Umuntu aba ari kwiyeranja akoresheje izindi kamera z'abandi, ariko Imana iduhe ibikoresho byacu. Ndumva ashaka ko nibuze bigeze nko mu kwa gatanu Imana yabaducira inzira. Abenshi bari kusaba ngo tujye tugira amashusho meza. Imana rero ikufashirize, usengere, ufashe. Inkunga irakomeye, muri abantu badasanzwe, kandi uko Umwuka Wera azagufasha tuzakora iby'agaciro hamwe n'Imana izadushyigikira. Murakoze, reka mbashimire. Nimero zanjye murazibona hasi, nitwa uploading ikiganiro Astra Vista. Muri abantu b'agaciro, murakoze cyane, murakoze. Imana ikomeze ibarinde, kambabwire ngo I love you. Murakoze.